Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri platform Mucyo w'Isabato. Nongeye kukuramutsa nkwifuriza amahoro y'Imana muri Kristo Yesu. Nejejwe nuko twongeye kugira amahirwe yo kuza kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Nje muri cya kiganiro cyiza Isabato mu bihamya. Reka ntangize ikibazo. Ese hari ubwo wigeze wumva abantu bavuga bati Isabato yawo Abisirayeli gusa? Ngira ngo ni insanganyamatsiko ikunda kuvugwaho kenshi. Nyamara abakristo bavuga batyo ni babandi nanone bahindukira bagasenga biyambaza Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yakobo bisobanuye Isirayeli, wa wundi wakomotsweho n'Abisirayeli. Mu by'ukuri Imana dusenga ni Imana y'Abisirayeli, ndetse tubivuga kenshi, maze urujijo rugahita ruvuka mu bitekerezo byacu. None se ko hari ibintu byahawe Abisirayeli gusa, Imana ikabiha Abisirayeli, nyamara tukaba twifuza iyo Mana ya Isirayeli, twe bitugendekera gute? Nihe sano dufitanye n'Abisirayeli? Ndetse iby'Imana yaduhaye twebwe itahaye Abisirayeli ni ibihe? Kandi ibyo yahaye Abisirayeli gusa twebwe itaduhaye ni ibihe? Muri iki kiganiro Isabato mu bihamya cy'uyu munsi tugiye kwifashisha amagambo y'umuhanuzi Yesaya yerekeye ahazaza h'abanyamahanga cyangwa se abatari Abisirayeli, maze twibaze ese dufite uwuhe mugabane? Ese ijuru ryatuvuzeho iki? Iki gitabo cya Yesaya kiraza kubidufasha mu buryo burambuye. Nyamara kandi turaza kwifashisha igitabo cy'umuja w'Imana Ellen G. White cyitwa Abahanuzi n'Abami. Abahanuzi n'Abami turasoma igice cya 31 kitubwira iby'ibyiringiro ku bapagani. Ibyiringiro ku bapagani, abapagani bisobanuye abanyamahanga. Mbere yuko ntangira ndagira ngo uzirikane isomo dusanga muri Yesaya igice cya 56 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Yesaya igice cya 56 umurongo wa 6 kugeza wa 8 haravuga ngo, kandi abanyamahanga bakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakabagaragu be, umuntu wese akeza Isabato ntayica, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa, bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Amen. Mwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isirayeli iravuga iti, nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe. Mbega amagambo meza. Kandi abanyamahanga bakwa kuwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakabagaragu be, umuntu wese akeza Isabato ntayica, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera. Amena. Mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa, bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Reka mbere yuko dusoma aya magambo maze kubarangira mu gitabo Abahanuzi n'Abami igice cya 31, reka tubanze dusenge. Data udukunda uri mu ijuru, tugushimiye yuko urukundo rwawe rwakunze umuntu muri rusange, ugakunda mwene muntu, yaba umuyuda cyangwa umugiriki, yaba umwisirayeli cyangwa umunyarwanda. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tuje kugaruka kureba iby'ibyiringiro ku bapagani, kandi tugushimiye yuko n'Isabato uri buyisobanure kuri byo, kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwawe, uko dukwiye kugira inyifato ikwiriye mu kukuramya. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro ku bapagani. Mu gihe yamaze akora umurimo wo guhanura, Yesaya yatanze ubuhamya bwumvikana bwerekeye umugambi Imana ifitiye abapagani. Abandi bahanuzi bari baravuze iby'umugambi w'Imana, ariko iteka imvugo yabo ntiyagiye yumvikana. Yesaya yahawe kumenyesha abayuda neza ukuri kuvuga ko muri Isirayeli y'Imana habarizwamo abantu benshi batari urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri. Inyigisho ntiyari ihuye n'imyigishirize y'Iyobokamana y'icyo gihe. Nyamara Yesaya yavuze ubutumwa yahawe n'Imana ashize amanga, kandi yazaniye ibyiringiro imitima myinshi yari ifitiye inyota imigisha y'iby'umwuka yasezeraniwe urubyaro rwa Aburahamu. Mu rwandiko Pawulo intumwa ku banyamahanga yandikiye abizera b'i Roma, yerekeza intekerezo zabo ku miterere y'inyigisho za Yesaya, yaravuze ati, kandi Yesaya ashira amanga cyane, aravuga ati, nabanywe n'abatanshatse, neretswe abatambarije. Mu Baroma igice cya 10:20. Kenshi Abisirayeli basaga n'abadashoboye cyangwa badashaka gusobanukirwa umugambi Imana ifitiye abapagani.
nyamara uwo mugambi niwo wari waratumye ibagira ubwoko bwihariye kandi ikaba yari yarabashyizeho nk'ishyanga ryigenga mu mahanga yose yo ku isi. Umubyeyi wabo Aburahamu wari warahawe isezerano bwa mbere yari yahamagariwe kuva muri bene wabo akajya mu turere twa kure kugira ngo abe umutwaramucyo mu bapagani. Nubwo isezerano yari yarahawe ryari rikubiyemo kuzahabwa urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja, ntiryari ryaratangiwe umugambi wo kwikanyiza ko yagombaga gushinga ishyanga rikomeye mu gihugu cy'i Kanani. Isezerano Imana yagiranye nawe ryari rikubiyemo amahanga yose yo ku isi. Uwiteka yaravuze ati, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaba umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe ni mu rubyaro niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mu kuvugururwa kw'iryo sezerano kwahawe mbere gato yo kuvuka kwa Isaka, umugambi Imana ifitiye abantu wongeye gusobanurwa. Isezerano Imana yatanze ryerekeye umwana wasezeranwe ryari ngo, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 18. Nyuma yaho umushyitsi wari uturutse mu ijuru yongeye kubishimangira ati, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Ni mu Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 18. Abana b'Aburahamu ndetse n'abuzukuru be bari bamenyereye amagambo yo mu isezerano akubira hamwe abantu bose. Abisirayeli bakuwe mu bata bwo mu Egiputa kugira ngo babe umugisha ku mahanga, kandi izina ry'Imana rimenyekane ku isi nk'uko tubisanga mu Kuva igice cya 9 umurongo wa 16. Amagambo yo kwitonda, yo kwitondera. Iyo Abisirayeli bumvira iby'Imana yabasabaga, bagombaga kuruta andi mahanga yose mu bwenge no gusobanukirwa. Ariko kukuruta abandi kwajyaga kugerwaho ndetse kugakomeza ari ukugira ngo binyuze muri bo gusa umugambi Imana ifite amahanga yose yo ku isi ubashe gusohozwa. Reka nsubiremo aya magambo. Iyo Abisirayeli bumvira iby'Imana yabasabaga, bagombaga kuruta andi mahanga yose mu bwenge no gusobanukirwa. Ariko kukuruta abandi kwajyaga kugerwaho ndetse kugakomeza ari ukugira ngo binyuze muri bo gusa umugambi Imana ifitiye amahanga yose yo ku isi ubashe gusohozwa. Bitangaza bikomeye byajyaniranye no gucungurwa kw'Abisirayeli bakuwe mu bubata bwo mu Egiputa ndetse n'ibyajyanye n'uko bigaruriye igihugu cy'isezerano byateye benshi mu bapagani kumenya ko Imana ya Isirayeli yo umutegetsi w'ikirenga. Isezerano ryari ryaratanzwe ryari ngo, Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa ngakura Abisirayeli muri cyo. Ni amagambo dusanga mu Kuva igice cya 7 umurongo wa 5. Ndetse na Farawo w'umwibone byabaye ngombwa ko amenya ububasha bw'Uwiteka. Yasabye Mose na Aroni ati, mugende mukorere Uwiteka kandi munsabire umugisha. Ni amagambo dusanga mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 31 n'uwa 32. Ingabo z'Abisirayeli zakomezaga urugendo zaje kubona ko kumenya imirimo ikomeye y'Imana y'Abaheburayo byari byarabatanze imbere, kandi ko bamwe mu bapagani bagendaga bamenya ko Imana y'Abaheburayo ari yo Mana nyakuri. Muri Yeriko yari yarakabije ubugome, ubuhamya bw'umugore w'umupagani bwabaye ngo, Imana yanyu niyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. N'amagambo yavuzwe yanditse muri Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 11. Kumenya Uwiteka kwari kwaramugezeho muri ubwo buryo kwaramukijije. Umugaragu w'Imana Pawulo abivuga mu Heburayo igice cya 11 umurongo wa 31 ati, kwizera niko kwatumye Marayu wa Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kandi guhinduka kwa Rahabu si we wenyine kwabayeho nk'ikimenyetso cy'imbabazi Imana yagiriye abasengaga ibigirwamana bemeye ubutware bwayo. Hagati muri icyo gihugu hari abantu benshi cyane. Abagibeyoni baretse ubupagani maze bifatanya n'Abisirayeli basangira nabo imigisha y'isezerano. Amagambo dukwiye kuzirikana: nta tandukaniro rishingiye ku bwene gihugu cyangwa ubwoko Imana iha agaciro. Niyo muremyi w'abantu bose. Kubwirema abantu bose nabo umuryango umwe, kandi bose n'umwe kubwo gucungurwa. Kristo yaje gusenya inkuta zose zatandukanyaga abantu. Yaje gukingura icyumba cyose cyo mu ngoro y'Imana kugira ngo umuntu wese abashe kugera ku Mana nta nkomyi. Urukundo rwe ruragutse cyane, rurimbitse cyane kandi rurashyitse rwose ku buryo rwinjira ahantu hose. Abantu bayobejwe n'ubushukanyi bwa Satani
rubakura mu bubasha bwe maze rukabashyira imbere y'intebe y'Imana, intebe y'ubwami igoswe n'umukurumbya w'isezerano. Muri Kristo nta muyuda cyangwa umugiriki, nta mbata cyangwa uw'umudendezo. Amen. Mu myaka yakurikiyeho kwigarurira igihugu cy'isezerano, imigambi myiza Uwiteka yari afite yerekeye agakiza k'abapagani yari hafi kwibagirana burundu, maze biba ngombwa ko Uwiteka yongera kugaragaza umugambi we bundi bushya. Umuhimbyi wa Zaburi yabashishijwe kuririmba agira ati, abo ku mpera yose y'isi bazibuka bahindukirira Uwiteka, amoko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Etiyopiya hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe. Abakomeye bazaza bavuye muri Egiputa, Etiyopiya hazihuta kuramburira Imana amaboko yaho. Bizatuma amahanga yubaha izina ry'Uwiteka, n'abami bo mu isi bose bakubaha icyubahiro cyawe. Ibyo bizandikirwa ab'igihe kizaza. Ubwoko buzaremwa buzashima Uwiteka, kuko azaba arebye hasi ari hejuru ahera he. Uwiteka arebeye isi mu ijuru kugira ngo yumve kuniha kw'imbohe, abohora abategekewe gupfa, ngo abantu bogereze izina ry'Uwiteka i Siyoni n'ishimwe rye i Yerusalemu, ubwo amahanga n'ibihugu by'abami bazateranira gukorera Uwiteka. Mbega amagambo meza dusanga muri Zaburi. Zaburi ya 22 umurongo wa 28, ya 38 umurongo wa 31, iy'ijana na kabiri umurongo wa 15 ndetse n'uwa 18 kugeza 22. Iyo Isirayeli iba indahemuka ku cyizere yagiriwe, amahanga yose yo ku isi aba yarabonye ko kumigisha Isirayeli yahawe. Nyamara imitima y'abari bararagijwe kumenya ukuri gukiza ntiyitaye ku bukene bw'abari babakikije. Ubwo umugambi w'Imana wibagiranaga, abapagani baje gufatwa nk'abataraho ubuntu bwayo bwagera. Amahanga yari atwikirijwe umwenda wo kutitabwaho no gusuzugurwa. Urukundo rw'Imana rwari ruzwi gake cyane, bityo ikinyoma n'imyizerere ipfuye biraganza. Ibyo nibyo byasanganiye Yesaya igihe hamagarirwaga gukora umurimo w'umuhanuzi. Nyamara ntiyacitse intege, kuko mu matwi ye hirangiraga indirimbo zo kunesha z'abamarayika bagusa intebe y'ubwami bw'Imana bavuga bati, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Tubisanga muri Yesaya 6 umurongo wa 3. Kandi ukwizera kwe kwakomejwe no kwerekwa kunesha kunejeje kw'itorero ry'Imana, igisi zakwirwa no kumenya Uwiteka nk'uko amazi y'inyanja kwira hose. Tubisoma muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa 9. Igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, amaherezo cyagombaga kuzamarwaho. Yesaya 25 umurongo wa 7. Mwuka w'Imana wagombaga gusukwa ku bantu bose. Abantu bafitiye inzara n'inyota gukiranuka bagombaga kubarwa muri Isirayeli y'Imana. Muhanuzi abivuga neza muri Yesaya 44 umurongo wa 4 kugeza wa 5 ati, bazamera nk'uko imikinga yo ku misozi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati, ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka yihimba izina rya Isirayeli. Amen. Umuhanuzi yahishuriwe umugambi uhebuje w'Imana mu gutatanyiriza abayuda banze kwihana mu mahanga menshi yo ku isi. Maze Uwiteka aravuga ati, noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga. Dore n'igihe. Tubisanga muri Yesaya 54 umurongo wa 6. Ntabwo ari bo bonyine bagombaga kwiga icyigisho cyo kubaha no kwiringira. Aho bari kuba barahungiye bagombaga kumenyesha abandi Imana ihoraho. Benshi mu bana b'abanyamahanga bagombaga kwiga gukunda Imana nk'umuremyi wabo n'umucunguzi wabo. Bagombaga gutangira kubahiriza umunsi wayo wera w'isabato nk'urwibutso rw'ububasha bwayo bwo kurema, kandi igihe Imana yari guhina umwambaro wo ku kuboko kwe kwera imbere y'amahanga yose kugira ngo arokore ubwoko bwe abukure mu bunyage, impera z'isi zose zari kuzabona agakiza k'Imana. Ni amagambo dusanga muri Yesaya 52 umurongo wa 10. Benshi muri abo bari kuba barahindutse bavuye mu bupagani, bari kwifuza kwifatanya rwose n'Abisirayeli, kandi aba bafata urugendo basuye mu Buyuda bakabaherekeza. Nta n'umwe muri bo wajyaga kuvuga ati, Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe.
kuko ijambo Imana yanyujije mu muhanuzi wayo ngo aribwira abajyaga kumuyoboka kandi bagakurikiza amategeko ye, ryavugaga ko ku bw'ibyo bazabarwa muri Isirayeli by'umwuka, ariyo torero ry'Imana ku isi. Ya magambo twahereyeho dusanga muri Yesaya 56 umurongo wa 6 kugeza uwa 8 haravuga ngo, kandi abanyamahanga bakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Bitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Mwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isirayeli avuga iti, nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe bakoranijwe. Yesaya 56 umurongo wa 6 kugeza uwa 8. Uwiteka yabwiye umuhanuzi ko azohereza abahamya be mu mahanga, i Tarushishi n'i Puri n'i Ludi n'i Tubali n'i Havani mu birwa biri kure, nk'uko tubisanga muri Yesaya 66 umurongo wa 19. Dusoma muri Yesaya 52 umurongo wa 7 ngo, erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'akakiza, akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Umuhanuzi yumvise ijwi ry'Imana yahamagarira itorero ryayo umurimo ryahawe, kugira ngo inzira itegurirwe kwimikwa kw'ingoma yayo izahoraho. Ubutumwa bwatanzwe bwarumvikanaga rwose. Ni ubutumwa dusanga muri Yesaya 60 umurongo wa 1 kugeza uwa 4 bugira buti, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima ushobora burundu uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga yose azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganya urebe, bose baraterana baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Umurongo wa 11 n'uwa 11. Amahanga bazubaka inkike zawe, abanyamahanga bazubaka inkike zawe, n'abami babo bazagukorera, kuko narakaye nkagukubita, ariko none ngize imbabazi ndakubabarira. Amarembo yawe azahora yuguruwe iteka, ntazugarirwa ku manywa na nijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga n'abami bayo ari imfate. Yesaya 55:22, nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana nta yindi baho. Ubwo buhanuzi bwerekeye ikanguka rikomeye mu by'umwuka mu gihe cy'umwijima w'icuraburindi muri iki gihe buragenda busora mu iterambere ry'ibyicaro by'umurimo w'ivugabutumwa bigenda bigera mu turere two ku isi tubundikiwe n'umwijima. Umuhanuzi yageranyije amatsinda y'abavugabutumwa, abamisiyoni mu bihugu by'abapagani, n'amabendera yashinzwe kugira ngo ayobore abashaka umucyo w'ukuri. Biri muri Yesaya igice cya 11 umurongo wa 10 kugeza wa 12 avuga ngo, maze uwo munsi igitsina cya Yesaya kizaba gihagaritswe no kubera amahanga ibendera. Icyo gitsina niwe amahanga azahakwaho, kandi ubutubu bwe buzagira icyubahiro. Uwo munsi umwami Imana izarambura ukuboko bwa kabiri, igarura abantu bayo basigaye bacitse ku icumu, kandi azashingira amahanga ibendera, ateranya Abisirayeli baciwe, azateraniriza hamwe Abayuda batatanye bakuye ku mpera enye z'isi. Nshuti z'Imana muteze amatwi aya magambo hano kuri platform Mucyo w'Isabato, nsoma andi magambo akurikiraho ngo, umunsi wo gucungurwa uri hafi, kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye, nk'uko tubisoma mu Rwakare ku Ngoma igitabo cya 2 cyo ku Ngoma igice cya 16 umurongo wa 9. Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu mahanga yose, mu moko yose n'indimi zose, Imana ibonamo abagabo n'abagore basenga basabira guhabwa umucyo no kumenya. Imitima yabo ntinyuzwe kuko yamaze igihe kirekire iryivu.
umwanzi w'ubutungane bwose yarabayobeje, none bagenda bakabakaba nk'impumyi, nyamara n'indahemuka mu mitima kandi bifuza kumenya inzira nziza. Nubwo bimbitse mu bupagani kandi ntibabe bazi amategeko yanditswe y'Imana cyangwa ngo bamenye iby'umwana wayo Yesu, bagaragaje mu buryo bwinshi imikorere y'imbaraga y'Imana mu ntekerezo no ku mico. Inshuro nyinshi abantu batazi Imana uretse ibyo bayimenyaho bitewe n'imikorere y'ubuntu bwayo, bagiye bagira neza abagaragu bayo, bakabarinda ndetse bibasabye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Mwuka Wera ari gushyira ubuntu bwa Kristo mu mitima y'abantu benshi bashakisha ukuri bashimikiriye, agakangurira amarangamutima yabo gukora mu buryo buhabanye na kamere yabo kandi buhabanye n'uburere bwa kera bahawe. Uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri waje mu isi ngo umurikire umuntu wese. Ni umucyo dusoma muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 9. Amurikira mu bugingo bw'abo bantu, kandi uyu mucyo niwumvirwa azayobora ibirenge by'umuntu mu bwami bw'Imana. Umuhanuzi Mika yaravuze ati, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo, azansohora anjyane mu mucyo mbone kureba gukiranuka kwe. N'amagambo dusanga muri Mika igice cya 7 umurongo wa 8 n'uwa 9. Umugambi w'agakiza ijuru rifite uragutse cyane bihagije ku buryo ugera ku batuye isi bose. Imana yifuza cyane guhumekera umwuka w'ubugingo mu kiremwa muntu kirambaraye hasi, kandi Imana ntizemera ko umuntu ari we wese umaramaje mu kwifuza ikintu kiruseho kandi cy'agaciro kirenze icyo ari cyo cyose isi ishobora gutanga yabura icyo ashaka. Imana ihora yoherereza abamarayika bayo abantu basengana kwizera basaba imbaraga ibarenze kugira ngo ibigarurire kandi bazanire gucungurwa n'amahoro mu gihe bagoswe n'ibihe by'urucantege bikabije. Imana izabihishurira mu nzira zitandukanye kandi izatuma bahura n'ibyiza bizakomeza ibyiringiro bafite muri wa wundi witangiye kuba incungu ya bose, kugira ngo biringire Imana kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo. Ikibazo dusanga muri Yesaya 49 umurongo wa 24 na 25. Mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa abajyanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa? Ariko Uwiteka aravuga ati, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari njye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo bibajwe bati, muri Imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. Nkuko tubasanga muri Yesaya 42 umurongo wa 17. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo nk'umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Zaburi 146 umurongo wa 5. Nimuhindukirire igihome gikomeye mwamboye zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 12. Abatunganye mu mitima bose bo mu bihugu by'abapagani bagenda batunganya amaso y'ijuru, umucyo ubavira mu mwijima. Imana iravuga iti, impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo imbere yazo, nahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabyikorera kandi sinzabahana. Nshuti mukundwa, ayo niyo magambo dusomye muri iki gice cya 31 twari turi kureba cyo mu bahanuzi n'abami kitubwira ngo ibyiringiro ku bapagani. Mbega ibyiringiro by'umugisha ku bapagani, yuko bagabanye agakiza k'Imana Imana yasezeranije ubwoko bwayo. Mbega ukuntu turi urubyaro rwa Aburahamu mu byamwuka. Mbega ukuntu hari Abisirayeli batari urubyaro rwa Aburahamu kubera ko batemeye Kristo, ariko kuko twemeye Kristo turi urubyaro rwe. Nuko rero ibyabikijwe Abisirayeli harimo n'isabato y'Uwiteka ni ibyacu rwose. Umva, ryasezerano Imana isezeranye ndakwifuriza kurigundira no kurikomeza kugira ngo uryishyuze Uwiteka. Imana yavuga iti, kandi abanyamahanga bakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakabagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera. Reka mbivuge mu yandi magambo, kandi abanyarwanda bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakabagaragu be. Umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye,
abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, mbanezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Imana ishimwe yuko isabato ari umurage wahawe umuntu. Kristo yigeze kubwira abari bamuteze amatwi ati isabato yabayeho kubw'umuntu, isabato yaremwe kubw'umuntu, ntabwo isabato yaremwe kubw'Abisirayeli, ntabwo yahawe Abisirayeli, ahubwo yahawe umuntu. Niyo mpamvu ikwiriye kumuzanira ibyishimo n'umunezero, kandi abayikomeza bagashikama kuri iryo tegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, minsi 6 abari gukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe, kuko mu minsi 6 Uwiteka yamwemye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza, maze bakabishyira mu mitima yabo, bakajya bayikomeza bakayeza ntibayice. Ijuru risezeranya amasezerano akomeye kwabo nabo bazagera ku musozi wera, bazagera i Siyoni, bazagera mu bikari byo mu ijuru. Ndifuriza wowe nanjye unyumva gushikama kuri iri sezerano, kandi ubwo niba batazakomeza isabato, nibanga gukomeza kuyeza ngo maze bagakomeza kuyica bibwira yuko itabareba ireba bisayo ku mubiri gusa, ibyo bizabazanira kutagera ku musozi w'Imana. Imana idufashe kugira ngo tugendere mu buntu bwayo no kumvira ibyo dusaba no kwishimira agakiza turonkeye muri Kristo Yesu, dusangiye na bakuru bacu Abisirayeli mu by'umubiri. Niko gusenga kwanjye, ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenga. Imana Data, turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye yuko muri Kristo nta muyuda nta n'umugiriki, tugushimiye yuko abantu bose bareshya imbere yawe, tugushimiye ko nta tandukano rishimiye ku bwene gihugu cyangwa ubwoko uha agaciro, kuko uri umuremyi wa bose. Uduye kubyishimira, kandi igihe twumva ijwi rivugana n'Abisirayeli bo mu gihe cyashize, reka twumva ari twe ubwira, maze mu masezerano usezerana tuyakurura ahinduka yacu, twishimira kugendera mu byo ushaka no gutegereza gusohora kw'amasezerano yawe. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.